imana iyo shaka abantu b'intwari bashikanye bose baguma mu isezerano no kwizera gushyitse bafite imibereho no guhana abirigiye uwiteka bameze nk'umusozi siyoni tutabasha kunyeganyeza ahubwo ukomeza iteka. Reka twese dusenge Imana. Data wa twese, Imana itumva rwose, duhaye dushimiye amahirwe dufite yo kuba mu nzu yawe, aho duteraniye hose tuzi yuko aho uri haba ari ahera kandi ubera hose icyarimwe. Turagusaba kugira ngo presence yawe igaragare muri twe kandi natwe tube muri wowe, kugira ngo imigisha wadusezeraniye uyu munsi twese tugereho, kandi ijambo ryose twige ryubaka imitima yacu, rifashe buri muntu wese ubabaye kugira ngo ahumurizwe naryo, rirusheho kudutera kwitegura ubwami bwawe. Tubifashe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Uyu mwanya basuhuze mwese muraho. Nejejwe cyane no kubaramukanya urukumbuzi rwinshi, kandi yumvikane ntabwo ari mikeya, ariko Imana ishimwe ko twongeye kuganira kuramukanya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Muranyemerera ngire abantu nsuhuza by'umwihariko kuko ndabakumbuye, kandi ni ngombwa ngo mbaramutse kuko ari okaziyo itari isanzwe ikunda kuboneka muri ubu buryo. Ndasuhuza cyane famiye ya Edouard, ndasuhuza famiye ya Esperance, ndasuhuza famiye ya Theophile, ndasuhuza famiye ya Kananiza, ndasuhuza famiye ya Bizimana Regine, ndasuhuza famiye Jean Pierre ndetse na Jean Luc ndamusuhuje, ndasuhuza Pasteur Yves Pierre, nzi ko muzamugerezaho intashyo zanjye, kandi ndasuhuza umuvandimwe wanjye w'Imana Esther n'abandi benshi ntabasha kurondora amazina. Mwese Imana iduhana umugisha kuri uyu munsi w'isabato. Amen, amen. Amen. Murakoze cyane. Ntabwo mbasha kurondora amazina yanyu mwese, ariko ndabibuka, kandi ibihe byiza twagiranye ntabwo nzabyibagirwa. Ariko ikirutaho, Imana idushoboze kwitegura kugira ngo tuzabane mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Rero tumaze iminsi turi mu bihe bitoroshye nk'uko isi yose mwabibonye. Ibimazemo iminsi turi mu bihe byaje bisa naho bitunguye abantu bamwe, ariko abantu b'Imana biga kandi basoma ijambo ry'Imana
ntabwo dukwiye gutungurwa nk'abandi kuko Imana ibintu byose yemera ko biba ibanza guteguza abantu bayo nk'uko yabivuze ko nta kizakora itabanje kugihishurira abagaragu bayo b'abahanuzi, ko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 3 umurongo wa 7. Abiga neza ubuhanuzi bakamenya n'uko busohora bagakurikira ikintu cyose intambwe ku yindi, ntabwo bajya babasha kuyoberwa ibihe ngo bayoberwe uko ibintu bimeze, ahubwo iyo bisohoye barabyize, barabisomye, barabibonye, barushaho kumenya ko Imana yacu ari Imana igira neza kandi Imana y'ukuri isohoza ibyo yagambiriye. Rero ibi bihe tumazemo iminsi ni ibihe byiza byo kudutera kurushaho kuyegera cyane no gushyikirana nayo, kuko ibihe byinshi twabimaze twibera mu materaniro manini, turi kumwe n'abantu benshi batandukanye, turi kumwe n'amakorari, turi kumwe n'abizera batandukanye, ariko Imana isanga ari byiza ko buri muntu wese yaba ari iwe atuje, atekereza ku bugingo bwe, atekereza ku muryango we, kugira ngo ako kajagari k'imirimo n'imihati bya buri munsi byatubujije umwanya, noneho iduha igihe cyo kwicara hamwe tugatekereza, tukarushaho kwibaza ndetse n'amaherezo yacu. Rero nta kiba gitunguranye ku Mana kuko izi byose kandi ishobora byose. Tuyishimire ibi bihe byiza yaduhaye byo kuba mu rugo, nubwo bwose hatabuzemo ibirushya n'ibiruhije, ariko ishimwe kuko yaduhaye icyo gihe. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Ndagira ngo rero basabe twige ijambo ry'Imana nk'uko byateguwe. Icyigisho dufite cyitwa cyangwa gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuhungiro mu nkuge. Ubuhungiro mu nkuge. Niba turi kumwe ngira ngo muranyumva. turakumva Murakoze turakumva neza cyane. Murakoze cyane. Tugiye rero kwigana icyigisho kivuga ngo ubuhungiro mu nkuge. Iyo havuzwe guhunga uhita wumva intambara, ukumva inzara, ukumva ibiza, ukumva ibyorezo, ukumva induru n'ibindi bibasha guhungabanya umutekano w'umuntu, umutekano w'abantu benshi cyangwa w'igihugu muri rusange, bigatuma abantu baburira amahoro n'umutekano aho bari, bagatekereza gushakishiriza ahandi babona amahwemo, babona amahoro. Icyo gihe rero iyo batangiye kuva mu byabo bakagenda, nicyo bita guhunga. Muri abantu bakuru muzi guhunga icyo ari cyo. Ntabwo abantu bahunga intambara gusa, babasha guhunga inzara. Cyakora abahunze inzara ntabwo bitwa impunzi, bitwa abasuhuke, kandi babasha guhunga n'ibindi byose birimo n'ibi byorezo mwumva n'ibindi. Ariko noneho ikibazo kikaba ngo ese abahunga bahungira he? Abahunga bahungira hehe? Ko hari ubwo umuntu ahungira ubwayi mu kigunda. Ku bantu bamwe badukurikiye, ubwayi ntabwo bashobora guhita bumva icyo ari cyo, ariko ubwayi ni ibintu byose bitumuka, birimo umukungugu mwinshi ariko urimo n'ubumara buryana. Ku bantu bahinze amasaka akera bakayanika kuma bakageza igihe cyo kuyahura, muzi uburyo ubwayi bw'amasaka buryana igihe barimo kuyahura. Kenshi n'umuntu uyahura aba yamaze kugira amaraso ashyushye abira ibyuya. Iyo hagiyemo rero iryo vumbi ry'ubwayi bwayo biraryana cyane, bigatera n'umuntu kuba yakwishimagura.
rero kuba umuntu yahungira ubwayi mu kigunda ahantu hari n'ubundi ibisa n'ibyo ahunze ntaho aba ahungiye. Rero niyo mpamvu tugomba kwibaza kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuhungiro. Ese uhunga ahungira he kugira ngo abone amahoro? Guhunga ntabwo ari icyaha. Guhunga si icyaha kuko ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo igice cya 24 tubona Yesu atanga inama ku murongo wa 15 ugakomeza ukageza ku murongo wa 20, avuga ibizaba mu bihe by'imperuka ndetse n'ibimenyetso bizabanziriza kugaruka kwe. Hari aho yageze aravuga ati ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ati icyo gihe uzaba ari hejuru y'inzu ntazasubire mu nzu, uzaba ari mu murima ntazasubire iwe, ahubwo mwese muzihutire guhunga kandi musenge ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Yesu ubwe yatanze amabwiriza yo guhunga kugira ngo abantu bakize amagara yabo. Tubona kandi muri Matayo igice cya 2 murongo wa 2, Matayo igice cya 2 mbarire murongo wa 13 kugeza 23, igihe Yesu yari amaze kuvuka, umwami Herode yashatse kumwica. Marayika atumwa kuri Mariya na Yosefu kugira ngo bahungishe Yesu. Icyo gihe rero koko bahungiye mu gihugu cya Egiputa kugeza igihe uyu mwami yaje gutanga. Hanyuma amaze gupfa barongera babwirwa ko bataha bakagaruka mu gihugu cyabo. Ibi nabyo byongera kutwereka ko Yesu ubwe nawe yabaye impunzi. Ntabwo guhunga rero ari icyaha ubwabyo, ahubwo gusa icyo turimo tureba, turahunga iki kandi turahungira he? Nk'uko tugenda tubibona kandi mu ijambo ry'Imana, twongera kubona igihamya cy'ubuhunzi ko atari icyaha ubwabyo, aho tubona mu gitabo cyo kubara igice cya 35 uhereye ku murongo wa 9 ukageza ku murongo wa 34, tuhabona Imana ivuga iby'imidugudu y'ubuhungiro, aho Abisirayeli babwiwe yuko umunsi muri bo habonetse umuntu ukora icyaha ariko atakitumye, atakigambiriye, akaba yagirira umuntu nabi kubwo gutinya ko bene wabo bashobora kwihorera nawe bakamwica. Hagenwe imisozi uwo muntu ashobora guhungiramo, kandi ubwo umukurikiranye ushaka kwihorera akaba adafite uburenganzira bwo kumusangamo. Iyo midugudu y'ubuhungiro rero nayo igaragaza ko guhunga ubwabyo atari icyaha, ahubwo turahunga iki kandi turahungira he? Ijambo ry'Imana nk'uko twamaze kurisomerwa, twabonye mu gice cya 7 cy'Itangiriro murongo wa 1 amagambo umuvandimwe yadusomeye, aho twabonye Imana ibwira Nowa iti wowe n'umuryango wawe mwinjire mu nkuge, kuko ari wowe nabonye ukiranuka muri iki gihe. Imana niyo igena aho abantu bahungira, niyo yereka abantu bayo aho bashobora guhungira kugira ngo bahabone umutekano. Kenshi umuntu uhunga hari n'igihe aba atarimo gutekereza neza. Murabizi kera inzu zacu za Kinyarwanda zo hambere zari zubakishije ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, aho zabashaga gufatwa n'umuriro mu buryo bworoshye cyane, dore ko kenshi ari nazo batekagamo kandi bacanye inkwi. Ibyo rero byatumaga ibishashi by'umuriro bibasha gufata ibyo byatsi bigahita bikongoka. Izo nzu kandi nta madirishya zagiraga, imiryango yari mike gusa, wabaga mu muryango umwe winjiramo,
nicyo cyatumaga bavuga ko umuntu wabaga ahiriye mu nzu wasangaga umwotsi umuzabiranyije apfunda umutwe ahantu hose ashakisha aho asohokera ngo abashe gukiza amagara ye. rero umuntu uhiriye mu nzu koko ntawe adapfunda imitwe. natwe muri iyi si yacu ituteragana idukoza hirya no hino, turashaka aho duhungira, ariko se turahungira he? Imana niyo yonyine ibasha kudutungira urutoki rw'ahantu dushobora guhungira. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Iyi nkuge ivuze byinshi, isobanuye byinshi, kandi ndifuza ko tujyana umurongo ku murongo, ijambo ku ijambo, kugira ngo tubashe kugira icyo twiga muri iki cyigisho cy'ubuhungiro Imana yari ihaye Nowa. Se Nowa yahungaga iki? Ab'umuryango we bahungaga iki? ndagira ngo mbabwire ko Imana iyo ishaka gukiza abantu ibyago, ntabwo ikiza abantu gusa, ahubwo n'ibindi biremwa yaremye ikunda cyane nabyo yifuza ko bikira. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 6 kibanziriza icyo cya 7, ugasoma amagambo ari ku murongo wa 19 ndetse ukageza ku murongo wa 22, tuhabona Imana yibutsa Nowa yuko mu moko yose y'ibiriho bifite umubiri agomba kwinjirana muri iyo nkuge bibiri kugira ngo abirokorane nawe, maze nk'uko amoko yabyo ari ibiguruka, ari ibikururuka, ari ibigenza amaguru ane, ibyo byose yagombaga kubyinjiranya mu nkuge n'umuryango we kugira ngo nabyo bizabashe kurokoka umwuzure. Ariko ageze ku murongo wa 21 arongera asubiramo ijambo rikomeye Uwiteka ribwira Nowa ati kandi uzinjirane mu nkuge ibiribwa byose ubyihunikire bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Ntabwo rero muri icyo gihe cy'ubuhungiro Imana yari ihaye Nowa kugira ngo azabashe kurokoka umwuzure, ntabwo yarokoye Nowa gusa n'umuryango we, ahubwo yarokoye n'ibindi biremwa kugira ngo bibashe gukira, bizavemo icyororo kizabasha gukomeza gutuma ku isi haba inyamaswa zitunezeza kandi zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero Nowa niko yabigenje. Murongo 22 haravuga ngo Nowa agenza atyo ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Natwe turasabwa gukora ibyo Imana idusaba. Ubuhungiro bwari mu nkuge muri icyo gihe. Abantu barabwirijwe kubera bari bamaze kugera ku rwego ruhanitse rwo gushayisha mu byaha, nk'uko namwe mubibona ni ku isi yacu ibayeho muri iki gihe. Ntabwo Imana yari kwihanganira gukomeza kubona isi ishayisha cyane, maze ibwira Nowa iti ibintu abantu bakora, igice cya 6 umurongo wa 3, ntabwo umwuka wanjye azakomeza kuruhanya n'abantu iteka ryose. None aba bantu mbahaye igihe cy'imbabazi cy'imyaka 120 kugira ngo bisubireho, nibihana bakemera guhungira muri iyo nkuge bazarokoka, ariko nibatihana umwuzure uzabarimbura. Hariho umuntu wambajije ikibazo atese iriya nkuge ko bigaragara ko yari ntoya ugereranyije n'ubwinshi bw'abantu bari ku isi. Se buriya abantu bose iyo bemera imikuro ya Nowa bari gukwirwa mu nkuge? Ariko igisubizo ntabwo ari igisubizo cyagorana cyane gusubizwa. Iyi nkuge yari ije kugira ngo irokore bake bashobora kwemera iyo miburo,
ariko iyo bemera bose bakavuga bati turihannye, ntabwo byari kuba ngombwa ko imvura igwa, kuko imvura yaguye kubera guhana, ntabwo yari iguye kubera ko ari umugisha isi igize. ngira ngo murabizi ko imvura mbere hose ntayabagaho, ibimera byose byaneteshwaga bikagubwa neza kubw'ikime cyazaga kikabinetesha kivuye mu ijuru, ariko imvura yaje ari ingaruka y'icyaha. rero Imana ibwira Nowa iti injira mu nkuge n'abawe ndetse n'ibyo nakubwiye kwinjirana mu nkuge, kuko aho ngaho niho muzarokokera. ibi byasabaga kwizera gukomeye cyane, kwizera kudashingiye ku bigaragara, ahubwo gusa gushingiye ku ijambo Imana ivuze. murabizi kwizera ni ijambo ritakunze kumvikana cyane muri benshi, kuko ubuhanga bw'iyi si bushaka kugaragaza ibintu bushingiye ku bintu bifatika, ibintu bishingiye ku bushakashatsi, bishingiye ku bintu bigaragara, ariko noneho kwizera ko gushingira ku bitagaragara. aha rero niho hatumye abantu benshi banga kumva imiburo ya Nowa, kuko imvura yababwiraga ko izagwa, ntabwo bo bizeraga ko yabaho, kuko batigeze bayibona. bumvaga ko ubuhanuzi bwa Nowa ari ibintu byo kwihandagaza, ndetse ari ibintu yihangishijeho. ntabwo bigeze baha agaciro amagambo ya Nowa. icyakora baraje bamufasha kubaka inkuge, baraje bamuhereza ibikoresho, bamuba hafi, bakajya bumva n'ibyo avuga, ariko ntibigeze bizera ngo bemere ibyo avuga. buriya ijambo ry'Imana ribwirwa benshi bakaryumva ari benshi, ariko abaryemera kandi bakaryubaha iteka bakunze kuba bake. ni byiza rero ko dutekereza natwe muri iki gihe. mu kanya nabumvaga mwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato by'iki gihembwe hano iwacu mu Rwanda, kubera ko byari bitaragera mu matorero, iyi konfinema ikaza isanga bitaratugeraho, byabaye ngombwa ko dusubiramo ibyigisho bya Daniyeli twari dusanganywe, ariko ntibibuza abantu kubasha kwiga n'ibyo by'iki gihembwe babikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga. ariko ikigaragara cyo ni uko ikibazo cy'irema ntabwo gishingiye ku buhanga gusa bw'abantu, ahubwo gishingiye kuri iyo ngingo yitwa kwizera. nta muntu n'umwe wigeze abasha kubaho mu gihe Imana yaremaga, ahubwo buri wese ajya kubona akabona ariho, yewe nta n'usaba ababyeyi be kugira ngo bamubyare, ahubwo yibona ariho. niba rero umuntu adafite ubushobozi bwo kwibeshaho cyangwa guhitamo kubaho, ni nako adashobora no kurondora imirimo y'Imana yo kurema. bityo rero irema naryo ridusaba kwizera kudashingiye ku bigaragara, ahubwo ku bitagaragara. Nowa nawe yashingiye kuri iryo jambo Imana yamubwiye ko imvura izagwa ikarimbura abantu kubera ko banze kumvira. ntabwo nawe yari yarigeze abona imvura, ntabwo yari yarigeze abona n'ikimenyetso cyayo, ariko yizeye ibyo Imana ivuze kandi byamugiriye umumaro. bavandimwe, muri iki gihe dukwiriye gutekereza byinshi by'aho twahungira kugira ngo tubashe kubona umutekano w'ubuzima ndetse n'ubugingo bwacu. ariko ikibazo ni iki? ese turahunga iki kandi turahungira he? ubuhungiro mu nkuge mu gihe cya Nowa bwabaye ubuhungiro bamwe barebaga ariko bagashidikanya, bakabona n'ubundi bitoroshye kubwizera. kubera iyihe mpamvu?
namwe nimutekereze iyi nkuge yari irimo inyamaswa z'amoko yose. Iyi nkuge yari ifite dimensiyo nini cyane kuko yabashije kujyamo amoko menshi y'inyamaswa kandi hajyamo n'ibyo kurya bizazitunga ndetse hajyamo n'abantu nubwo batari benshi ariko iyo baza no kwiyongera bari gukwirwamo. Iyi nkuge rero yari nziza kandi yari yubakitse mu buhanga bw'Imana. Imana ihunikamo cyangwa se ihunikishamo ibizatunga izi nyamaswa ndetse na Nowa ubwe n'umuryango we. Ariko igihe imvura yatangiraga kugwa, icyizere cy'umutekano muri iyi nkuge cyabaye gike. Nubwo tutari kumwe na Nowa ariko dushobora kubitekereza uko byari bimeze mu nkuge mo imbere. Utekereza ute igihe imirabyo yarabyaga? Ushobora kwibaza uti kuko bari mu kintu gifunze cyane ntabwo imirabyo yageze mu nkuge. Oya, yagezemo kuko namwe murabizi iyi mirabyo irabije turi mu nzu ikinze, imirabyo idusangamo. Rero iyi mirabyo ubwayo yabanje gutera Nowa, inyamaswa ndetse n'abo bari kumwe ubwoba bwinshi. Noneho kandi nyuma y'imirabyo hakurikiragaho urusaku rw'inkuba, imvura ihorera n'imiyaga myinshi. Ibi byose byahungabanije ubuzima bw'abari mu nkuge n'ibirimo byose, ku buryo kwizera kubaho, kwizera umutekano ntabwo byari byoroshye. Ndareba ab'umuryango wa Nowa bose baza bakamuhungiraho, bamureba mu maso bamubaza bati turashize kuko turapfuye rwose. Nyamara Nowa yarabahumurizaga akababwira yuko bazakira kuko Imana ariko yavuze. Bazakira kuko Imana yavuze ko muri iyo nkuge ariho bazarokokera umwuzure. Ndayireba rero imvura itangiye kugwa ari nyinshi, amazi atangiye kuyiterura. Amazi atangiye guterura inkuge imaze kuva hasi. Ibyo nabyo ni ibitangaza Imana ikora, kubonaho ikintu gipima amatoni n'amatoni kibasha kureremba hejuru y'amazi, mu gihe iyo ufashe akabuye gato cyane katageze no ku kiro kimwe kakanaga mu mazi karuhuka ari uko kageze mu ndiba y'uruzi cyangwa y'inyanja. Ariko inkuge y'amatoni n'amatoni irareremba. Muri uko kureremba niko yakozwaga hirya no hino, kandi birimo byose birumvikana nabyo byabaga byagize ubwoba bwinshi. Ariko ari abari mu nkuge ari na Nowa ubwe bagombaga gutega amakiriro yabo ku Mana no kwizera isezerano yabahaye ko bazarokoka rwose. Rero ubuhungiro muri icyo gihe bwari mu nkuge. Nta kindi babashaga gukora keretse gusa gutegereza igihe Imana izabakingurira, kuko ari nayo yakinze umuryango w'inkuge. Nagira ngo mbabwire ko dukwiriye gukomeza gusoma icyo gice cya 7 cy'Itangiriro, maze tugasoma amagambo ari ku murongo wa 18. Amagambo ahari ugakomeza ukageza ku murongo wa 24 aratubwira ngo amazi arakwira arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba hejuru y'amazi. Amazi arakwira agera ahantu inkuge ireremba hejuru yayo. Ese niba mwuzi kandi mwibuka icyo Imana ivuga ku mazi menshi, mwaba mwibuka icyo Imana ivuga ku mazi menshi? Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15, Yohana ubwo yerekwaga ibya maraya ukomeye wari wicaye ku nyamaswa y'imitwe 7,
ngira ngo ayo magambo yayobewe icyo avuze, maze marayika aramusobanurira ati ya mazi wabonye maraya yari yicayeho ashushanya amahanga menshi n'amoko menshi. Bivuze ngo amazi ni abantu benshi mu buhanuzi. None se inkuge iyo turayigereranya n'iki, turayita iki? Uko tujya mbere turabibona, ariko nagira ngo tuze kubanza kureba hepfo gato ku murongo wa 19. Amazi arushaho kugwira cyane, turacyari mu itangiriro. Imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru ryose irarengerwa. Ariko mbere y'uko tugera aho hantu imisozi irengerwa, abantu banze kumvira, abantu banze kwinjira mu nkuge ngo bakire. Igihe imvura yatangiraga kugwa babonye ishyano ribagwiririye ryo kwizera bakeresheje, babonye bisohoye, babonye kandi badashobora kwinjira mu nkuge Imana yafunze ubwayo, bahisemo guhungira ku misozi miremire, ndetse abafite ubushobozi bwo kurira ibiti nabo barabyurira. Maze hari iyerekwa Imana yabahaye ridasanzwe ngira ngo tuzirikane. Igihe uzaba wiga igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, kuri iki gice kivuga iby'umwuzure, ayo magambo uzayasangamo. Mbere y'uko aba bantu barimburwa n'amazi, babanje kujya ku tununga tw'imisozi, maze bitegera bya bibaya byiza byari bitoshye, bitegera amazu meza bari barubatse, bitegera ubutunzi bwinshi bari bararundanyije, kandi ibyo byose byari byarabaye ibigirwamana byatumaga batamenya Imana yabiremye ngo bayubahe kandi bayisingize. Ibyo bigirwamana byabo by'ubutunzi, by'amatungo, by'imirima, amabuye y'agaciro n'ibindi, bahagaze ahirengeye kugira ngo birimbuke mbere yabo bareba. Babihanze amaso, byose bikagenda birengerwa bareba. Imirima yabo, amazu yabo, amatungo yabo n'ibindi, mbere y'uko bo barimbuka babanje kubibona birimbuka. Mbega akaga ko gushaka ibintu ariko ntushake Imana. Mbega akaga muri iyi si umuntu atakaza yiruka inyuma y'umuyaga, kandi nawo ukamuhitana. Iki cyigisho kirakomeye cyane kukiga igihe ureba ibyabaye icyo gihe. Reka natwe bitubere isomo, twebwe ababayeho muri ibi bihe biheruka. Ibifite umubiri byose byigenza birapfa, uhereye ku nyoni, ibisiga, amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu birapfa. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka birapfa. Ariko hagati aho, mwibuka aho twahereye, inkuge yo irimo irareremba hejuru y'amazi. Mu gihe ibindi hanze y'inkuge birimo birimbagurika, inkuge irimo irareremba hejuru y'amazi. Ariko iyi nkuge turaza kubibona mu kanya. Nubwo ireremba, nubwo ibiri mu nkuge bifite umwuka kandi bigihumeka, nyamara muri byo imbere hashobora kuba harimo umuvurungano, hashobora kuba harimo ibitameze neza byatera uri mu nkuge kumva ataguwe neza. Ariko se ugereranyije ibyari mu nkuge n'ibyari hanze yayo, wahitamo iki? Nicyo gituma rero ngira ngo uyu mwanya tuzirikane iyi ngingo turimo tuganira. Ubuhungiro bwari mu nkuge, nta handi bwari buri. Reka tuzirikane bavandimwe yuko Imana iyi nkuge yasabye Nowa kuyigumamo byanze bikunze. Iyi nayo ni indi konfinema y'ubundi bwoko, ni ubundi buryo bwo kuguma mu rugo, ni ubundi buryo bwo kuguma ahantu hamwe utanyeganyega nk'uko byatugendekeye, ariko ukahaguma wiga,
ukahaguma uri mu mahugurwa akomeye yo kwitekerezaho kandi yo kwihana ndetse no gukura inkomyi mu nzira yose yaguteranya n'Imana. Iyo ukomeje ugasoma usanga ku murongo wa 24 w'icyo gice cya 7 cy'itangiriro hatubwira ngo amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Ese iminsi 150 ubwo n'amezi angahe? N'amezi 5. Twebwe twarashakuje cyane tumaze amezi 2, tumaze ndetse 3, twumva ishyano riraguye. Ariko Nowa n'umuryango we bamaze iminsi 150 agikwiriye hose, ndavuga amazi. Nyamara nabwo yari atarakama, kuko mu gice cya 8 umurongo wa 4 haratubwira ngo mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17 ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Bivuze ngo nyuma y'iminsi isaga 200 nibwo amazi yakamye, maze ya nkuge yahoze ireremba hejuru y'amazi noneho ihagarara ahumutse. Ibi rero biratwereka ko iyi minsi yari iminsi y'injyana muntu mu nkuge. Hanze y'inkuge ho simpatinda, ibyahabaye ni urupfu, ni ukurimbuka, ni ishyano. Ariko reka turebe mu nkuge uko byari bimeze. Mu nkuge Nowa yagombaga kugaburira inyamaswa afatanyije n'umuryango we. Se murabitekereza iyi nyamaswa zimaze kurya, zimaze kunywa, zitamase ndetse zikaganga. Bivuze rero ngo mu nkuge nta mwuka mwiza wari urimo, haranukaga, ntabwo hari ahantu ho kwifuzwa cyane. Nyamara niho agakiza kari kari. Uwabaga ari mu nkuge nubwo yabashaga kumva ataguwe neza mu nkuge, ariko yasabwaga kugumamo niba ashaka kubaho. Aha rero ndashaka kuvuga ko Imana iyo ivuze ntacyo tugomba kongeraho, tugomba kumvira, tutagombye gushakisha indi logike yacu, ukundi kuri kwacu, uko tubyumva kwacu, ahubwo tukumvira kuko ari Imana ibivuze. Mwese abari aho ngaho muri uwo mugabane w'Uburayi n'abandi bari ahandi bashobora kuba batwumva, ndizera ko nta muntu wagiye muri icyo gihugu, muri ibyo bihugu murimo, agiye mu bwato cyangwa agiye n'amaguru cyangwa agiye n'imodoka. Abenshi mwagiye mu ndege, kandi muribuka uburyo indege hari aho igera ikabura amahoro, abantu bayirimo bakumva ko ihanutse, bakumva ko birangiye, bakumva ko ibintu bicitse, ariko nta kindi babasha gukora uretse gufata imikandara yabo bakizirika cyane. Ikibatera gushikama batyo ntabwo ari ikindi, atekereza ikirere indege irimo, agatekereza ubutumburuke bwo hejuru ari, maze akibaza atese nubwo indege ifite imiryango myinshi, ni uwuhe nanyuramo kugira ngo nkize amagara yanjye? Nta n'umwe, keretse gushikama gusa agategereza iherezo. Rero kuki? Kuko arareba agasanga aramutse asohotse mu ndege iri mu kirere, icyahita kimubaho ni urupfu, kandi urupfu rwihuse. Rero uri mu nkuge nawe, kandi amazi amuzengurutse, nta kindi yabasha gukora uretse kuguma mu nkuge. Reka mvuge ngo iyi nkuge twakomeje kunyura hirya no hino, tugire icyo tuyivugaho twifashishije umwuka w'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyanditswe na Ellen G. White. Uyu mwanditsi
yavuze amagambo mu gice cyacyo kibanza cya mbere asobanura icyo itorero ry'Imana ari cyo, maze aravuga ati itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Haleluya! Itorero ni umudugudu w'Imana w'ubuhungiro yashyize kuri iyi si yagomye. Aha rero ubuhungiro burabonetse, kandi ubuhungiro bwiza ni ubuhungiro Imana ubwayo iturangira guhungiramo muri iyi si yagomye, muri iyi si yuzuye urugomo, yuzuye ubwicanyi, yuzuye ubusambanyi, yuzuye ubugome, yuzuye uburyarya n'ubuhemu bw'uburyo bwose. Ahantu Imana yateguye nk'umudugudu w'ubuhungiro ku bwoko bwayo ni mu itorero ry'Imana. Reka rero natwe twibaze muri uyu mwanya, ese ko tumaze igihe mu itorero, waba warigeze ubonamo ibitagenda neza byatuma wumva ushaka kurivamo? Ese aho ntihari ibikunukira? Ese aho ntihari ibintu bikubera uko utashakaga, ukumva icyaba cyiza ari ukurivamo ukagenda? Nyamara reka nkubwire muvandimwe, niba Imana yarategetse Nowa gukirira mu nkuge, nta handi agakiza kari kari uretse muri yo. Imana niba yaravuze ngo itorero ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye, nta handi tuzabubona uretse mu itorero nyine, nk'uko Imana yabivuze. Birashoboka ko abayobozi, abizera, birashoboka ko mu makorari, birashoboka ko mu badiyakoni, mu bakuru b'itorero, mu bapasitoro n'ahandi haba hari ibyagiye bitakugwa neza, ukumva ntuguwe neza muri ryo, ariko agakiza niho kari, nta handi. Muvandimwe, ndagusaba ngo ubyiteho cyane kandi ubihe agaciro. Itorero ry'Imana niba twabibonye mu kanya, ukaba wibuka neza n'uburyo twabisomye, inkuge amazi menshi yarayizamuye ireremba hejuru. Ibi bishatse kuvuga ikintu gikomeye. Ntabwo itorero ari ryo riri munsi y'amazi, ahubwo amazi niyo ari munsi y'itorero. Ndashaka kuvuga ngo ntabwo itorero ari ikintu gisuzuguritse nk'uko abantu babyibwira. Itorero ry'Imana ntabwo ari ikintu abantu bagomba gusuzugura ngo aha nuko abarigize ari abantu boroheje. Oya, ndagira ngo nkwibutse mu magambo avunaguye, Yesu nubwo yavutse mu isi ari umuntu uciye bugufi, akavukira ahantu hasuzuguritse mu kiraro cy'inka, akaryamishwa mu muvure, nyamara kuvuka kwe kwagabanyije amateka y'isi mo imigabane ibiri. Bivuze ngo isi ibara amateka ihereye ku kuvuka kwa Kristo. Nyamara ntabwo yari umuntu ukomeye mu isi umenyerewe muri sosiyete, kubera ko atari ko Imana yabishatse. Nyamara kuvuka kwe kwagabanyije amasimo imigabane ibiri. Reka turebe kuri iri shyanga rya Isiraheli. Ntabwo ari igihugu kinini, ntabwo ari igihugu gisamaje, ariko kuko Imana yagitoranyije ku isi ngo kibe umuyoboro w'ubutumwa bwiza, kibe igihugu kibitse amateka y'agakiza, iki gihugu byabaye ngombwa yuko kibika ayo mateka, kiramenyekana ku isi kugeza n'uyu munsi. Intambara nyinshi zakibayeho n'uburyo umwanzi yakirwanyije kugira ngo agisibanganye ku isi yarabigerageje, ariko yaratsinzwe. N'uyu munsi wa none Isiraheli ni igihugu gisurwa kurenza ibindi byose ku isi kubw'amateka y'agakiza yakibereyemo. Rero ntabwo itorero ari ikintu gisuzuguritse nk'uko abantu bibwira, ahubwo amazi niyo ari munsi yaryo, ntabwo
itorero ari ryo riri munsi y'amazi. Ndashaka kuvuga ngo igihe kigiye kugera nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, turasoma mu gice cya 49. Igice cya 49 haratubwira ku magambo asoza iyo chapitre ya 49 y'ubutumwa bwatoranijwe, message choisi, volume ya 2, paragraphe iheruka, hatubwira amagambo y'ingenzi cyane ahavuga ngo abantu bacu bagiye bafatwa nk'abatagira agaciro ku buryo batakwitabwaho. Abo bantu bacu bavugwa ni abadivanisi umunsi wa 7 kuri iyi si yacu, bagiye bafatwa nk'abatagira agaciro, nyamara hazabaho impinduka. Kandi hari ibirimo gukorwa ubu isi ya gikristo, hari ibyo irimo gukora bizatuma uko byagenda kose abantu bubahiriza amategeko y'Imana bagaragara. Buri munsi harimo kubaho gusimbuza ukuri kw'Imana amagambo n'inyigisho z'ibinyoma zahimbwe n'abantu. Hari za gahunda n'ibikorwa birimo gushyirwaho kugira ngo bigire imbata intekerezo z'abari bakwiriye kuba indahemuka ku Mana. Ibi byose birategurira ko vuba bidatinze abantu batari bazwi, batanatekerezwaho cyane, noneho bagiye kuzamuka bakajya hejuru y'amazi, isi yose ikabitegereza. Ibi ndashaka kuvuga ngo mu gihe kidatinze muzabibona, kandi nzi ko mubikurikira munsi ku munsi, murongo ku murongo. Ndabasaba abana b'Imana aho muri aho ngaho, mwe kwibeshya ko hari ubuhungiro buri i Burayi. Nta buhungiro buri muri Amerika, nta buhungiro buri muri Afurika. Ubuhungiro buri mu itorero ry'Imana, ahantu ushobora kubona amasezerano aguhumuriza kandi akubwira icyo Imana iteganya ku iherezo ry'ibihe. Ntabwo ubuhungiro buri hahandi hose mutekereza. Mwarabibonye ko muri iyi minsi nta gihugu cyasumbye ikindi, mwarabibonye ko nta muntu warusha undi. Abantu twese twashyizwe ku munzani umwe, kandi niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo nyamaswa yavuye mu mazi ndetse n'iva mu butaka, mu bubasha buzizagira hazabaho gutera aboroheje n'abakomeye, gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cyangwa mu ruhanga, kandi uzabirokoka gusa ni umuntu umwe, ni wa wundi izina rye rizaba riri mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ubuhungiro naho buri bavandimwe. Niyo mpamvu uyu mwanya mu gihe twiga aya magambo ngira ngo nongere mbasabe, mwe kwibeshya ngo nibeshye nanjye, twibwire ko hari ahandi dufite ubuhungiro keretse mu itorero ry'Imana. Itorero rifite dimension ngari cyane. Ntabwo itorero ari institution iri ku rwego local, ntabwo iri ku rwego regional, ntabwo iri ku rwego continental, ahubwo ni itorero riri ku rwego rw'isi yose, amoko yose, indimi zose, abantu bemeye Yesu bakamwemera nk'umwami n'umukiza, abo bose bagize umuryango w'Imana. Niyo mpamvu rero nubwo hari ibitagenda muri ryo, nubwo bimwe tuzi tubona bitameze neza nagereranya na bya bindi byabangamiraga Nowa n'umuryango we ariko bari mu nkuge, ibyo byose nubwo bihari, byo kwitwara nabi kwa bamwe, byo guhakana amahame, byo kugambanira bagenzi babo, byo kwifatanya n'abanzi b'itorero n'ibindi, Imana iratubwira ko ikunda ubwoko bwayo nk'uko ikunda umwana wayo. Kandi umunsi umwe tuzabona
tuzagira amahirwe yo kurebana na Yesu amaso ku maso. Dukwiriye kwibuka ko nubwo itorero ryaba ari irinyantege nke ndetse rikaba ridatunganye, nicyo kintu cyonyine ku isi Kristo ahozaho ijisho rye, aryitaho kandi akarikomeresha mwuka we wera. Ibyo ni amagambo nanone aboneka muri cya gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 mu gice cya 52 ahavuga iby'itorero rinesha. Rero aya magambo aratubwira ngo dukwiriye kwiringira uburinzi bw'Imana. Dukwiriye kwiringira ko nubwo haba hari ibitagenda tubonesha amaso, twumvisha amatwi, ariko twiringire Imana tudafite ubwoba. Mu gice cy'icyo gitabo cya 50 ahavuga inkingi zo kwizera kwacu, aratubwira ngo ntidukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba k'umurimo utazagera ku nsinzi. Imana niyo iyoboye umurimo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Niba hari ingingo zikeneye gutunganywa ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo, aho hantu hari icyuho Imana izahashyira ubufasha kandi igira icyo ikora kugira ngo ikosore amafuti yose. Ni mucyo twizere ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro kenshi butwaye ubwoko bw'Imana, maze ikabugeza ku mwaro mu mahoro. Mu yandi magambo, Yesu niwe musare utwaye inkuge iri mu bwoko bwayo. Amazi nubwo ashega, imiraba nubwo ari myinshi, ntacyo umuraba uzatwara ubwato umwami wa byose arimo. Tugire rero ibyiringiro yuko ubuhungiro buri mu nkuge. Inkuge ni itorero ry'Imana, kandi nta kabuza amazi niyo azaba munsi y'inkuge, ntabwo inkuge ari izajya munsi y'amazi. Icyakora habaye hagize umuntu uhitamo guca icyuho mu nkuge agasohoka, nta kindi kizamubaho uretse icyo Bibiliya ivuga ko hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ariko si byo nkwifuriza. Guma mu itorero ry'Imana, guma mu muryango w'Imana, kandi ntugumemo gusa, ahubwo wizere ibyo ryizera, ushikame mu masezerano kugeza ubwo Yesu azaza akaguha ikamba ry'ubugingo. Hari ibibazo byinshi kandi bituzengurutse, ntabwo Imana yigeze ibiduhisha, ntabwo yigeze itubwira yuko tuzabaho mu mahoro, ntabwo yigeze idusezeranira ku isi izatugwa neza, ariko Yesu ati muhumure naranesheje. Reka rero tugire ibyiringiro kandi dushikame. Iyi konfinema yamaze igihe cy'amezi agera muri 7, Nowa n'umuryango we bibera mu nkuge, cyabaye igihe cyiza kandi cyatumye mu muryango we habonekamo abantu bakomotsweho n'abandi benshi bakomeje umurongo wo kubaha Imana, umurongo wo gusenga Imana. Reka natwe tugume mu muryango w'Imana. Mu gihe rero tugenda tugana ku musozo w'amagambo turimo twigana, reka mbibutse yuko muri uru rugamba turwana tugomba kumenya yuko hari ibyo tugomba kwitaho cyane. Ibyo tugomba kwitaho cyane ni ibihe? Dukwiriye kongera kugira ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo agakiza kacu ari agakiza gashingiye kuri gurupe runaka, ntabwo gashingiye ku muryango uvukamo cyangwa wakuriyemo, ntabwo gashingiye ku bindi bintu ibyo ari byo byose keretse umushyikirano ufitanye na Yesu mu ijambo rye. Fata ibihe byiza byo gusenga, atari ugusengera mu ruhame gusa, ahubwo no gusenga wiherereye. Ibyo bihe ntibikagire impamvu ibirogoya, kugira ngo Imana irondore umutima wawe kandi ivugane nawe ku giti cyawe.
ibyo bihe byo gusenga ni ngombwa. icya gatatu, gira ibihe byo gukora umurimo Imana yagushinze mu itorero ryayo. Ntabwo Nowa yabaga mu nkuge yiyicariye, ahubwo yafashaga ibiremwa babanye mu nkuge kugira ngo bibashe kubaho, kandi yitaga no ku muryango we. Natwe dufite inshingano mu isi. Ntabwo kubana n'Imana bitwambura inshingano zacu za buri munsi. Dukwiriye kwita ku miryango yacu, tukayigaburira iby'umubiri kandi tukayigaburira n'iby'umwuka. Reka mbibutse amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere, igice cya 5 umurongo wa 8. Ni amagambo y'ingenzi ngira ngo mbibutse. Murabizi kimwe mu bintu umwanzi yahagurukiye cyane kurwanya ni umuryango, kandi muri ibyo arwanya harimo no kutita ku nshingano z'abakuru cyangwa abatware b'imiryango. Timoteyo Pawulo yaramubwiye ati ukora umurimo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, amubwira ibyo agomba gukora byose nk'umukuru w'itorero wa mbere mu itorero rya Efeso. Ariko arangije avuga ijambo ku murongo wa 8 ati, niba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Twite cyane kuri izo nshingano zo kugaburira imiryango yacu iby'umubiri kandi tuzigaburire n'iby'umwuka. Hari abahitamo kuba ukubiri n'imiryango yabo kugira ngo bakunde babone byinshi byo kubatunga, ariko nagira ngo nkubwire mu nshingano umuyobozi w'umuryango afite harimo no kuwugaburira n'iby'umwuka. Birakwiye rero yuko icyo nacyo cyitabwaho muri iki gihe. Mu gihe kitari kinini, kitari kirekire, hari ibihe bizadusaba gutandukana ndetse n'imiryango yacu. Dutandukane n'abo twashakanye, n'abana twabyaye, bidatewe n'uko tubanze, ahubwo kuko amagara azaba yatewe hejuru. Ese icyo gihe uzaba wumva nibura hari icyo ufite wabashije guha umuryango nk'impamba izawubeshaho mu by'umwuka? Ndagira ngo mbibutse ko ibi bihe turimo icyo birimo bicurera murakibona, kandi vuba urakurwaho. Birakwiye rero yuko jye namwe turushaho kwitegura, kandi itorero ry'Imana nibwo buhungiro tubasha kuboneramo ibizaturinda muri ibyo bihe by'akaga. Ndagira ngo nerekeza ku musozo ngo uhumurize, ubwire yuko Imana itaduhanye. Ndashimira mwene data mu ndirimbo yaririmbye ya Zaburi y'125, ngira ngo abumvise indirimbo basanzwe basoma Bibiliya bahise bumva neza icyerekezo yari irimo. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Reka iri sezerano ribe iryanjye nawe. Twizere ko Imana iturindiye mu nkuge, kandi niho hari ubuhungiro honyine. Imana y'amahoro itweze rwose, kandi twebwe n'imibiri yacu n'ubugingo bwacu n'umwuka wacu ntibizabeho umugayo kugeza kuri urya munsi. Reka ngushimire wowe twakomeje kubana igihe twiga iri jambo, nubwo tutarebana amaso ku maso, nubwo tutari kumwe ngo impagarike yacu n'amaso n'umubiri bibashe kurebana, ariko amaso y'umwuka aratwemeza ko turi kumwe kandi twizera kimwe. Reka tugire n'icyiringiro kimwe n'umwami umwe kugeza kuri urya munsi. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.
dukunda Mana ikiranuka, ndagushimira cyane yuko uduhaye aya mahirwe ijambo ryawe. Ndagushimira yuko uduhaye ubutumwa buduhumuriza. Reka mwami udushoboze kuguma mu nkuge ari ryo torero ryawe, kandi nk'uko warinze Nowa umwuzure akabasha kurokoka, natwe mwami uzaduhe kurokoka aya makuba, uducyure mu bwiza bwawe. Bisabye mu izina rya Yesu, amen. Mana guha umugisha. Twese turi abagenzi turasiganwa, igihugu tujyamo nicyo mu ijuru. Twese turi abagenzi turasiganwa, igihugu tujyamo nicyo mu ijuru. Yemwe bana b'Imana turi mu rugendo, nimwibagirwe ko turwana na Satani. Dore inzira ijya mu ijuru iraruhije, bene data tube maso. Yemwe bana b'Imana turi mu rugendo, nimwibagirwe ko turwana na Satani. Dore inzira ijya mu ijuru iraruhije, bene data tube maso. Iyo nzira tuvuga iraruhije, Satani arategera abayicamo. Iyo nzira tuvuga iraruhije, Satani arategera abayicamo. Emwe bana b'Imana turi mu rugendo, nimwibagirwe ko turwana na Satani. Dore inzira ijya mu ijuru iraruhije, bene data tube maso. Tube maso bagenzi, dushake Yesu, abafite intwaro ze twe gucogora. Tube maso bagenzi, dushake Yesu, abafite intwaro ze twe gucogora. Yemwe bana b'Imana turi mu rugendo, nimwibagirwe ko turwana na Satani. Dore inzira mu ijuru iraruhije, bene data tube maso. Yemwe bana b'Imana turi mu rugendo, nitwibagirwe ko turwana na Satani. Dore inzira ijya mu ijuru iraruhije, bene data tube maso. Dore inzira ijya mu ijuru iraruhije, bene data tube maso. Amen. 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 Reka dusenge Imana. Uhoraho Mana yacu isumba byose, uri umuremyi wacu kandi uri n'umukiza wacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushima cyane yuko waduhaye isabato kugira ngo tujye turuhuka kandi tubashe gushyikirana nawe. Turagusaba ngo imigisha waduteguriye ukomeze kwidusesekazaho, kandi ijambo twize ryo kudushikamisha mu kwizera kugeza kuri urya munsi, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen.